Amahoro y'Imana bene data, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza. Uwiteka abahire. Turagarutse muri studio, tumaze iminsi twiga ibyigisho bitubwira ngo iby'ingenzi bigeze ubuhanuzi. Tugeze ku cyigisho cya 10 tugiye kuyoborerwa na mwene data Emma. Burereka amahakanya abasuhuze, noneho niturangiza dukomeze n'icyigisho cyacu. Karibu. Ndabasuhuje, nitwa Emma Shimiyimana. Arakoze cyane Shimiyimana. Reka tusabe Shimiyimana asenge, noneho dukomeze n'icyigisho cyacu cya 10. Data wera uri mu ijuru dukunda kandi twitaho, turagushimiye yuko uturamukije igitondo, twatugiye ijambo ryawe, tukwaretse kugira ngo uze utuyobore. Ijambo rya tugiye kwiga ritugirira akamaro, kandi umwuka wera adusobanurire ikibutaho, uduhe kuryitaho no kuriha agaciro, kugira ngo rituyobore mu rugendo rwacu rwa Gikristo mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Shimiyimana. Nk'uko tumaze kubivuga, tugeze ku cyigisho cya 10. Ni icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo inyamaswa n'ikimenyetso. Inyamaswa n'ikimenyetso. Uyu munsi turi ku itariki 31 Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa 5. Rero tugiye gukomeza n'iki cyigisho, ariko nk'uko twakomeje kubararika mukomeze kuba hafi, kuko ubuhanuzi twarabutangiye. Daniel n'ibyahishuwe dukomeje kugenda turi ku musozo wabyo, kandi mukuri ibyo twabonye nitubigerekayo ngibi bizarushaho kuba byiza, tuzarushaho kumenya. Reka rero tumwakire adukomereze n'icyigisho cyacu, ubwo aratubwira umutwe, narangiza akomeze n'ingingo yo kuwa mbere. Karibu. Arakoze cyane. Icyigisho cya 10 kivuga ngo inyamaswa n'ikimenyetso kiboneka mu byahishuwe 13. Igice cy'ibyahishuwe 13 kirimo inyamaswa ebyiri. Hari inyamaswa yavuye mu nyanja, hakaba n'inyamaswa yavuye mu gitaka. Izo tugiye kurebaho rero mu kino cyigisho cy'icyumweru cyose, tujya tubisesengura rwose uko bwije n'uko bukeye. Isomo ryo kuzirikanwa riboneka mu byahishuwe 13 ku murongo wa 16, ahavuga hati: itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Hano mu isomo ryo kuzirikanwa, mu ntambara ikomeye aravuga ngo amahembe nk'ay'umwana w'intama n'ijwi ry'ikiyoka bikoreshwa mu bigereranyo byerekana ukuvuguruzanya gukomeye kuri hagati y'ivugwa n'iryo shyanga ndetse n'imikorere yaryo. Rero ugiye kuzisengura iby'izi nyamaswa zombi, hari inyamaswa yaturutse mu nyanja ndetse n'indi nyamaswa yaturutse mu gitaka. Rero nibyo tugiye kurebaho duhereye ku ngingo yo kuwa mbere. Koze cyane. Ubwo reka dukomereze n'ingingo yo kuwa mbere, ariko nshuti tubana umunsi ku wundi, mwibuke neza ko iki gice cya 13 ni igice gikunda kugibwaho impaka. Ni igice gikunda abantu, kubera ko harimo ari amagambo avuga ngo gushyirwaho ikimenyetso. Teraboroheje n'abakomeye, gushyirwaho ikimenyetso. Abaramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, murabizi byiriya mibare 666, abantu bakunda kubisiganaho, ariko muzabe hafi muri iki cyumweru kugira ngo tuzarushaho kunguka kuri ibi bintu. Murakoze. Reka tumwakira akomeze n'ingingo yo kuwa mbere. Ingingo kuwa mbere avuga ngo inyamaswa igizwe n'ibice byinshi. Nuko dusome ibyasha 13 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Komeza wasomere. Haragira hati: gihagarara ku musenyi yo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja, ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Murakoze cyane. Iyi nyamaswa amaze kudusomera mu byahishuwe 13 ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 10, neza neza irarenguriza ku nyamaswa twabonye muri Daniel igice cyaho cya 7 ku murongo waho wa 3. Niho twabonye iby'inyamaswa isaga n'intare, tubona inyamaswa yasaga n'idubu, inyamaswa yasaga n'ingwe. Twarazibonye uburyo zari inyamaswa zigiye zigereranywa mu buryo butandukanye, ariko igitangaje kuri inyamaswa yavuye mu nyanja ni uko yari ifite ibyo byose byaranzwe zari inyamaswa zose zo muri Daniel. Daniel yeretswe 4, noneho Yohana we yerekwa 1, ariko ivuyemo byose, za zindi 4 ivuyemo byose. Rero inyamaswa nk'uko amaze kubisoma ku murongo wa mbere, yuko ari ivuye mu nyanja, murabizi inyanja cyangwa se amazi bisobanura ahantu hatuye n'abantu benshi,
inyamaswa rero yavuye mu Burayi. Uburayi nibwo bwari butuwe n'abantu benshi n'inyamaswa yaturutse. Niho yaturutse. Rero aha ngaha twamaze kubona neza uburyo yari ifite, yasaga n'intare. Yasaga n'intare bivuze yuko inyamaswa amategeko yayo, ubutegetsi bwayo byari bikomeye cyane. Ngo yari ifite amajanja ameze gute? Nk'aya ruko. Aruko ni idubu. Bisobanuye ni iki? Amajanja nk'aya ruko. Aruko ni idubu. Rero iyo dubu byumvikane ko inyamaswa yari ikomeye kandi ifite imitegekere nk'iya Mede na Peresi. Ahubwo ngo yasaga n'imwe. Yasaga n'imwe. Gusa n'ingwe ni ukunyaruka kwayo mu kwigarurira ibihugu. Mu kwigarurira ibihugu yaranyarukaga cyane, ikihuta cyane rwose. Mwumva ko inyamaswa yari ikomeye cyane. Ngo kanwa kasaga n'intare, amajanja asa n'aya ruko, ariko ubwayo ibara ryayo ryasaga n'ingwe. Ryasaga n'ingwe rwose. Yego rwose. Reka turebe nk'uko abahanuzi tubone kumeza kuvuga ko inyamaswa yavuye mu nyanja. Mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe havugwa indi nyamaswa isa n'ingwe, ikiyoka ngo cyayahaye imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ububasha bukomeye. Iki kimenyetso nk'uko abaprotestanti benshi babyizera cyerekana uwo papa, kuko aribwo bwasimbuye ingoma ya kera y'Abaroma, bugafata ubutware n'intebe n'ububasha byari bifitwe n'ubwo bwami. Numva ko inyamaswa ni ubupapa. Ni ubupapa bwahawe ngo ububasha na nyamaswa n'ikiyo. Bwabubaswa n'isha n'ikiyo. Igihe bwayihaye ryari, murabizi mu gihe cy'itorero Perugamo muri za 538 mwere kugiye Constantine yahabwa ububasha bwose umukuru w'itorero w'i Roma. Umwepiskopi mukuru we papa nyine yamaye ububasha bwose, nuko ahita agira ububasha mu iyobokamana no mu arongera ajya n'ububasha mu bya politiki. Niho bavuze ko mu kinyejana cya 6 nyuma ya Kristo ubupapa bwarakomeye, bwagize imbaraga. Na mbere bwari buriho, ahubwo icyo gihe nibwo ubutegetsi bw'isi bwabuhaye ububasha bwabo. Yego. Niyo mpamvu rano bivugwa yuko ikiyoka cyahaye ububasha inyamaswa. Yego. Urayesomye mu kinyejana cya 6 cyangwa 538 ibyo bintu ni bimwe rwose mu bisobanuro. Rero ingwe inyamaswa isa n'ingwe yavuzweho ibingo, ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ubuhanuzi buri hafi guhwana n'ibyavuzwe ku gahembe gato kuri Daniel 7, nta gushidikanya bwerekeza ku bupapa. Wenda uburyo bwarenganyije ibikorwa byakoze tubona mu ngingo y'ejo, ariko angashimangira neza ugukomera n'ubuhangange mu bupapa. Yego. Kandi ubupapa nibwo butegetsi bwategetse imyaka myinshi cyane, imyaka myinshi kuruta ubundi bwangabo wanjiri. Rero inyamaswa igizwe n'ibice byinshi nta yindi ni ubupapa. Yego. Sinzi niba cyo barenzaho tugasoreza aha ngaha ingingo y'uyu munsi. Hano iyo twiga iriya nyamaswa bavuga ngo yari ifite amahembe 10, ifite imitwe 7 n'ibindi. Nahari mu cyigisho cya 9 twigishijwe na mwene data Emmanuel Mugabo twabigarutseho, ariko mukuri ni ibintu bigenda bisobanuka, kuko iyo twiga ibi bintu tukiga inyamaswa tukiga ibiyiranga, mukuri icyo dukwiriye kwitaho mu kumenya ibimenyetso biranga, kuko mu byigisho bya Daniel twabibonye ko iyo bivuze twabonye imiyaga igereranya intambara, ko yahubukiye mu nyanja mu bantu benshi, ko havuyemo inyamaswa enye zidahuje ubwoko, havuze ko ngo ari amami 4 ariko adahuje ubwoko, cyangwa se adahuje ibihu atava mu bwoko bumwe. Noneho rero iyo twiga ibigendanye n'ibi bimenyetso nshuti, ujye uzirikana ko iyo uvuga inyamaswa iyo uvuga ubwami. Ubwami rero tuba dukwiye kureba ibimenyetso byavuzwe hano, tukareba ubwami bwabigize, nibwo burya turushaho kugenda dusobanukirwa ubuhanuzi. Nakoze rero reka twakire, niba hari icyo wakongeraho kindi cyongeraho noneho dusoze. Murakoze cyane. Mu gusoza ingingo twire kuzirikana neza iby'iyo nyamaswa, kuko yagize uruhare rukomeye mu mateka, cyane cyane ku bakirisitu. Nzakomeza kugenda tubirebaho dusize inkuru by'inyamaswa, kandi na n'ubu ngubu aho kugira ngo iveho aba yagiye ihindura isura
ari ariya mitwe 7 ari amahembe 10 yari afite ibisingo ku mahembe yayo. Rero tuzakunza kugenda dusengura iby'iyi nyamaswa kuko yagiye ihindura isura ko n'ubu ngubu iracyariho. Kadusoreza aha ngaha ingingo y'uyu munsi. Urakoze cyane, reka dusoze dusaba umwuka wera, tujye dusenga dusaba umwuka wera kugira ngo ibi bintu arusheho kubitwigisha. Nibyo tubifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.